Ni agahinda gakomeye cyane ndetse biranababaje. Reka nkoreshe Uwase Divina cyangwa se Divine, ni amazina yamenyekanye cyane kuri YouTube. Uyu mwana ukiri mutoya ufite undi mwana mu ntoki ze, ubona ko ananutse cyane, ubona ko rwose nta byo kurya nta n'icyo kunywa gihagije abona kandi yonsa. Umugabo we cyangwa se uwamuteye inda ni Sirasi ibyahise ni ku murongo. Uyu munsi afungiye iririma mu buryo bw'agateganyo, azira nyine guhohotera umwana utujuje imyaka ari we uyu nguyu. Uyu mukobwa yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga mu bihe bitandukanye. Kuri iyi nshuro yaje akora ikiganiro avuga ko rwose inzara itoroshye itamworoheye, aho uwitwa Kariza yamusanze mu rugo atetse ipapayi kugira ngo arebe ko yarya. Ni ibintu binagaragara ko uyu mwana w'umukobwa ashonje rwose, afite n'inzara yo mu maraso. Yashoje ikiganiro rero avuga ko abantu bamufashije akava mu bitaro kandi bagize neza, aranabashimira. Birangira avuze ko yifuza kuba yakwiga imyuga, ati ndashaka icyarahani cyangwa se imashini idoda nkiga umwuga, nkareba ko uyu mwana nazamutunga cyangwa se akabasha kuba yabaho. Mu by'ukuri iyo witegereje ubuzima bw'uyu mukobwa ubona ko ari umuntu ukeneye ubufasha. Ubwo uwakenera kumufasha yareba uwitwa Kariza TV show, niko channel ye yitwa, agasacinga iyo channel, hanyuma akaba yamuhuza n'uyu mwana w'umukobwa Sirasi byasonye ku murongo yateye inda. Uyu munsi akaba ari muri gereza ya Ririma mu Bugesera, akaba ariho afungiye. Ngayo nguko rero ni ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho, ukibaza uyu mwana mutoya, reba ukuntu ananutse, reba ukuntu ameze, urabona ko koko nta gikoma gihagije abona. Kariza yageze aramubaza ati se iwabo wa Sirasi ujya kubareba? Ati uyu munsi nahindutse umwanzi wabo, ntabwo nahinguka imbere yabo. Kandi koko birumvikana, iyo umuntu afunzwe cyangwa se umuryango we umuntu agafungwa biturutse wenda ku muntu runaka, bahita baba abanzi. Nubwo wenda umuntu yaba yarakoze ibyaha, ariko sinzi ukuntu byikora, umuntu ugufungishije ugahita wumva uramwanze, naho wowe waba uri mu kuri cyangwa se uri mu byaha wabikoze koko. Ariko umuntu ugufungishije cyangwa se utumye uba impamvu yo gufungwa, uwo muntu ahita ahinduka umwanzi wawe. Ni ibintu byikora, ariko kandi twavuga ko ari nk'ubugoryi cyangwa atari ibintu byiza. Iyo umuntu akoze icyaha, nyine icyaha ni gatozi, ugomba kujyanirwa. Uyu mwana w'umukobwa arababaje, atuye mu Bugesera rero. Ukaba bakwifuza kugira icyo bamufasha, bakwegera uriya witwa Kariza TV show, niko TV channel ye yitwa, hanyuma akaba yamuhuza n'uyu mwana w'umukobwa. Mbega inzara! Mujye mutabara abantu mwuka byaramwe, mujye mugira icyo mukora, mubafashe. Ubwo wenda Imana izabagororera, Imana izabahemba. Kandi gukora ni nyuma y'uko rero n'ubundi hari umwana w'umukobwa nawe wabonetse Igicumbi ahetse undi mwana, ari kujya kwiga ku ishuri. Ngira ngo yawe abitangazamakuru bikomeye byagiye bimuvuga ati uyu mwana kubera iki akarere, kubera iki abaturanyi batagira icyo bakora kuri uyu mwana uri kujya kwiga ahetse undi. Abana b'abakobwa biragaragara ko bari kugenda bahura n'imiruho bakiri batoya. Nibyo n'uyu nguyu rero nawe asa nk'uwahuye nabyo, ariko wenda abantu bamufashije akava mu bitaro mu gahunda zitandukanye, kandi uyu munsi wenda baracyahari, hari icyo bazakora kugira ngo abone igikoma. Mbega inzara! Biragaragara rwose, umuntu ufite ibyo kurya uhita umubona, umuntu unywa uhita ubona umubiri we. Kanda like, subscribe, hanyuma inkuru n'ibiganiro bigezweho ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye.